oya mwana oya banyarwandakazi twagitangiye ubu turi mu kiganiro noneho mugire ni byiza cyane kuba twongeye gukubitanira ahangaha muri aka kavideo abanyarwanda bose barabibona ndetse tunabateguza yuko show iri gutangira ku munsi wo ku cyumweru tariki zingahe muvandi uyu ni Captain Dara hamwe na bagenzi be mu ntera hamwe twese TV nabo bagomba kubibwira ahubwo reka mubwire bese nka kansoringe tuganire mbangira icyo kabyasi andagira ngo nkore itangazo nza guha padiri ndaza kukongeraho na oya mwana banyarwandakazi rero nk'ibisanzwe gahunda ni yayindi kuri Garuka Rwanda TV tuba twaje tuganira nk'abavandimwe dushakira hamwe icyatuma urubyiruko rw'u Rwanda rusobanuka rukamenya ubuyobozi bwarwo niki kibateganyirijwe. Nta kindi rero mba nje kugaruka hano kubabwira kuri Garuka Rwanda TV ni ukungurana ibitekerezo na bagenzi banjye dushakira hamwe umuti w'ikibazo ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu. Nicyo kintu tuba tuje kuganiraho nkatwe kugira ngo twungurane ibitekerezo. So urubyiruko ni akahe kamaro rufite mu kubaka igihugu? Ni ubuhe bushake cyangwa ibikorwa rugamije kubaka igihugu? Ni iki urubyiruko rwakora kugira ngo rwubake igihugu? Aka kanya rero ndi kumwe n'abavandimwe banjye aribo Interahamwe Twese TV ndetse na Mugirene TV. Ndashimira Imana kuba afite abavandimwe nk'aba ngaba bafite ibitekerezo, kuko ni abantu bagaragaza uruhare runini cyane kuri zino channel kugira ngo bagerageze kubaka ikiremwa nyarwanda haba mu rubyiruko, kuko ni byinshi twahishwe ariko tuza kugera hanze y'igihugu tubona ko ibibera mu Rwanda cyangwa iby'urubyiruko ruhura narwo mu Rwanda bitandukanye cyane nuko urundi rubyiruko rwo hanze y'ibindi bihugu rubaho. Ariko kanya rero tuba twaje kubarabura kugira ngo abo turi mu myaka imwe, abo tungana, tubarabure ubundi tubabwire uko ahandi bikorwa. Pana nimukabeho muri ubwo bwoba, ubwo sinzi ukuntu nabyita, kuko mu Rwanda babashyizemo ikintu cy'intinyi cyane. Urubyiruko ntabwo ruvayo ngo ruvuge ikiri ku mutima warwo cyangwa icyo bateganya gukora cyangwa icyo bamarira igihugu. Ubona ko bari abasaza baje bagafata igihugu aribo bafite akamaro kanini cyane mu kuyobora igihugu. Ukabona urubyiruko rworwo nta ruhare na rumwe rufite mu kuyobora igihugu cyangwa mu kubaka igihugu. Ariyo mpamvu aka kanya rero ndi kumwe n'umuvandimwe Mugirene TV yabanza agasuhuza abanyarwanda. Nubwo tutari live ariko abazareba iki kiganiro nyuma basi tuzabe twagendanye neza kugira ngo Mugirene TV abasuhuze. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba Mugirene ari kuri iyi channel yacu ndetse n'Interahamwe Twese TV, kuko ni ibintu bigaragaza uruhare mu iterambere ry'urubyiruko mu kubaka igihugu. banyarwandakazi reka mbasuhuze, reka mbifuze kugira ibihe byiza aho muri hose. Amazina yanjye nitwa Ndayishimiye Aristide. Kuri wowe ari ubwa mbere ubuje kuri Garuka Rwanda TV, nkaba nshimira cyangwa se nsuhuza abanyarwanda bose muri rusange, na cyane cyane abakunzi ba Garuka Rwanda n'ababikurikira. Ikintu mba nsaba cyane kuruta byose nyine kubo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, arakiyegeranya aracyakura. Yaransabye kubasuhuza ariko nanjye reka ngira akantu musabira. Mujye mukanda kuri subscribe, abari kuri za Instagram cyangwa se za Twitter musaba follow rero kuri YouTube nta follow ibaho, just habaho subscribe. Bityo rero twebwe kuko ari rwo rubuga Garuka Rwanda bayarahisemo mu mukandire kuri subscribe. Niba na byiza mwumvisha iby'abagezaho cyangwa se ibitekerezo agenda aho abanyarwanda ari neza, mu bisangize n'abandi, bityo nabo bibohore. Ubwo rero mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire. Bagiye kureba cyangwa se namwe muzareba umwaka utaha, nabifurije kureba umwaka kuzagira umwaka mushya muhire na Noheli nziza, tugire ibiganiro byiza. Urakoze cyane Mugirene. Hano naho hari n'undi muvandimwe unusuze ku banyarwanda.
Igihe kirekire gishize tutaboneka kuri Garuka Rwanda, ariko n'ubundi video ziba zagezeyo n'inshuti n'abavandimwe. Reka mbasuhuze mwebwe mwese rero muri mu gihugu cy'u Rwanda, mbasuhuze namwe muri mu bihugu by'abaturanyi, ndavuga Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ibindi bihugu. Nsuhuze abari ku migabane y'Uburayi, ndavuga Aziya, Amerika ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyangwa se indi migabane myinshi irahari ko igiye ihuriraho abanyarwanda. Ikibazo kirabaza ngo ni ruhari ki rw'urubyiruko kugira ngo duteze imbere twubake igihugu cyacu, ni ruhari ki dufite mu iterambere n'igihugu cyacu. Icyo ni ikibazo duhuriyeho twese nk'urubyiruko. Ikibazo cyagiye kitugiraho ingaruka ibihe byinshi, ndetse mu bihe bikomeye aho twagiye tubaho kubera kubura ababyeyi, tukabaho nabi, tugasiragizwa, wajya gusaba serivisi bakayikwima kubera ingaruka mu rubyiruko. Ibibazo bigaragara mu rubyiruko, ni uruhe ruhare rwawe kwiyubakira igihugu rero? Icya mbere, garagaza ubushake bwo kubanza kumva ko ufite uburenganzira ku gihugu cyawe, ufite uburenganzira ku buzima bwawe, ndetse ufite uburenganzira bwo kuvuguruza no guhinyuza iby'ubuyobozi bwemeje ariko bitanogeye abaturage. Nshatse kuvuga iki? Icya mbere, manza umenye ko ari wowe gaciro ka mbere gakomeye mu gihugu, kubera ko ni wowe ushyiraho umuyobozi, umuturage niwe utora umuyobozi. Bivuze ngo rero izo mbaraga zose batuzanaho batuma dukinagara bakadushyira hasi, babikora kubera ko twabatoye. Mu gihe twamaze kubona yuko rero twabatoye ku bw'inda zabo bari bashaka kurya bakuzuza ibifu, tukabona yuko batari kureba umunyarwanda ngo barebe urubyiruko, barebe ibibazo bibugarije, ubu ngubu ni wo mwanya kugira ngo noneho natwe twishyirireho ubuyobozi butubereye kandi budukwiriye. Aha ni kuri Garuka Rwanda TV, ndetse ni umuvandimwe dukunze kubana no ku ntera hamwe twese TV, ndetse no kuri Mugirene TV. Aricyo kibazo cyakomeje kugaruka ngo ruhari rwawe ni uruhe mu guteza igihugu cyawe imbere cyangwa se mu iterambere ry'urubyiruko? Twebwe twarangije kubigaragaza kubera ko umusanzu dutanga buri munsi, umunsi ku munsi, tuza ahangaha ku mbuga za YouTube n'ibiki, tuza kubabwira akarengane n'akababaro urubyiruko rw'abanyarwanda ruhura narwo. Icya mbere, ni mwishira hamwe, nkabishize hamwe nta kibananira. Turi benshi mu bihugu by'amahanga, tutitaye cyane ku bari mu gihugu nubwo babuze aho bavugira, ariko bisobanuye yuko twebwe turi ahangaha dushobora guhindura n'abanze guhinduka. Turi hejuru ku musozi aho tureba ibisambo biri hasi mu isoko cyangwa se mu mujyi. Bivuze ngo rero dushobora kubivugiriza induru, tukabivugiriza kamo, bikiruka, ubundi tugasubirana u Rwanda twifuza nk'uko tubyifuza nyine. Ariyo mpamvu twagize gutya tukayita u Rwanda twifuza. Asad Shakuru yakoze igikorwa gikomeye kizahuza abanyarwanda aho bari hose. Mureke dukomeze rero tuganire ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere n'igihugu cyabo. Murakoze cyane, turacyari hamwe mu biganiro. Murakoze cyane Fulgence, ngomeze no kwisegura ku banyarwanda bazakurikirana iyi video, kuko muri kubona ibibazo biracyari ibibazo, haba ku dutebe twicaraho cyangwa ku buryo bujyanye no kwitegura muri studio, kuko murabizi abantu benshi bo baba bafite studio bakoreramo. Gusa twebwe ntabwo bizaduca intege, kuko muri kumva ibisakuza hari inyuma, ariko ntabwo byaduca intege kuko n'abaturanyi nabo baba bakeneye kumva ibibashimisha, kandi ntabwo ushobora kumubwira ati gabanya volume ubundi dukomeze. Gusa nta kundi, natwe tuba tugomba gukora igituma tugomba kubikora, kuko n'ibintu biba biturimo, tukabikora n'umutima umwe. Urubyiruko rwo mu Rwanda ruhura n'ibibazo byinshi, harimo kubura akazi, gufungwa bitagira bitagira ubusobanuro, kuko baraza bakabatwara babasanze mu mihanda, bakaba bajyanye Iwawa, abandi bakabajyana Akabuga, bakicwa, abandi bagakubitwa. Ubwo rero baba bari kugenda bagabanya umubare w'urubyiruko mu Rwanda, kugira ngo bariya basaza bagire gute, bakomeze bayobore, babe aribo bagaragaza ko aribo bayoboye igihugu. Urubyiruko nirugaragaze uruhare rwabwo mu kuyobora igihugu. Niyo mpamvu rero gihe cyo nasaba urubyiruko ni uguhaguruka mukabwiza ukuri,
abo basaza kuko bamaze igihe kinini ku buyobozi, imyaka 30 n'imyaka myinshi cyane. Nk'ubu umwana turi mu kigero kimwe kuva yabaho nta wundi mu perezida azi, kandi kuva yavuka aracyatikamirwa, yaba umwana wo kwa Ngofero ntafite ukuvuga. Abana bose bo badafite kivugira baricwa, abandi bakaba bazamaye ibobo. Ibyo rero natwe nk'urubyiruko nibyo tuza tukababwira mu ndirimbo, tukabahereza ubutumwa, ariko ntabwo mukamije kumva, ntabwo mukeneye reka nibutse urubyiruko kaka, niba uri mu karere ka Nyagatare, niba uri mu karere ka Rubavu, niba uri mu karere ka Nyabihu, niba uri mu karere ka Rutsiro, yewe na Nyamasheke, reka nkubwire iki kintu kandi uzi nawe umaze kubona. Ugomba kwibaza ngo ni kubera iki urubyiruko rwo mu Rwanda, ndavuga by'umwihariko rwa rubanda rugufi, babandi batagira ababavugira, kubera ko abagira amahirwe ni babandi n'ubundi bafite bene wabo mu buyobozi. Mubaze ikibazo, ni ryari ku ishuri wigaho? Ndabizi neza ko hariho benshi mwabuze imiryango 94 mu gihe cya jenoside, cyangwa se muri jenoside yakorewe abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ryari wigeze ubona ubuyobozi bw'u Rwanda buza kukwegera bukavuga ati mu gihe wahuye n'ibibazo twateje u Rwanda, kuko nibo batwiciye ababyeyi, nibo batwiciye abavandimwe, ngo baze bakubwira ati mu mpozamarira byibuze, cyangwa se kukwereka yuko tukwegeye, tukuri hafi, reka tugufashe. Ibirenze kuri icyo, abana b'urubyiruko mu Rwanda bamwe batishoboye batsindira diplome cyangwa se bagatsinda mu mashuri, ariko kugira ngo bakomeze baje kwiga amashuri yisumbuyeho ntibabibone, ntibanabihabwe,